Mwongeye kwirirwa ntimuhebuze basuhuza ndabasuhuza mbifuriza kugubwa neza aho muri hose, mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbabwira nti welcome to my channel. Ngiye gutangira buri gihe nakomeje mbizeza ngo nzatangira channel ariko ntago byigize binkundira. Ariko uyu munsi rero ndashaka ko tugatangira na topic merutse kubabwiraho, mbabwira ni kwigwizaho ibintu kuguragura nakarwara gashobora gukira. Ariko uyu munsi nabazaniye topic nese ni gute wakwidebarasa ibyo bintu byose waguze. Ni gute twakwidebarasa ibintu byinshi turunze iwacu kandi tutajya dukoresha, imyenda tutajya twambara, amabiju tutajya twambara, bene bya bintu ugura ukabishyira mu kabati, inkweto zuzuye ububati n'ibiki byose. Ndababwira rero mereye hano mu Budage, hano mu bihugu by'Ubudage, nabo ari ibintu bajya bakora kugira ngo bidebarase ku bintu nyine baguze barunze mu rugo, byaba ari ibintu by'abana. Bakunda cyane kugurisha bene ibyo bintu by'abana cyangwa ibintu imyenda y'abana, tuvuge ibikinisho n'ibindi bintu byose hamwe n'iby'abagore. Babikorera rero mu masoko ariko atari amasoko yangaya asanzwe bita bazar. Nibyo nshaka kubabwira rero ukuntu izo bazar zikora, kugira ngo namwe aho muri hose, haba ari muri diaspora, haba ari muri Afrika, kugira ngo ibyo bintu namwe mutangire mujye mubikora. Bien sûr ni ibintu mukora imijyi yabahaye impushya, kubera ko ni ibintu birimo ubucuruzi. Ni ibintu birimo ubucuruzi ariko nakwita ubucuruzi buciriritse. Ni ibintu abantu batagomba kujyamo bavuga ngo tugiye gukora ibyashara. Ni ibintu abantu bakora bagira gusa ngo bahure, bagira ngo bamenyane. Niyo mpamvu byankurajamo abadamu, abagore cyane kugira ngo ibyo bintu mujye mubikora, kugira ngo namwe ubwanyu muhure mumenyane, kugira ngo namwe ubwanyu muhure mugire ikintu cyanyu mwikorera hagati yanyu. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi kugira ngo abadamu bahure bamenyane, mudahuriye gusa mu nsengero, ko mu nsengero hahuriramo abantu bahuje idini. Ariko ibyo bintu by'amabaza, ibyo bintu bimeze nk'utwo dusoko abantu baba bakuze kugira ngo baterane, ni ibintu bihuriramo abantu b'amadini yose, mukabikora, mukabikorera hamwe, mukabyorganiriza hamwe, mukaba mwagirana mukaba mwagirana n'amafaranga mushyira hamwe ku ruhande. Mbese bikurikije n'ukuntu mwabyorganiza, ndabibabwira ukuntu biba bimeze. Ubundi rero murebe ukuntu mwabyorganiza hagati yanyu, muti rero bikorwa bite. Abadamu rero bishyira hamwe ari benshi. Abadamu baba bashaka guparticipa muri ibyo bintu bariyandikisha kugira ngo bibe ari ibintu sekirize, kugira ngo mumenye abantu bazahaza, abantu bazabikora, abantu bazabikoresha. Murabanza muriyandikisha, ubundi mukishyira hamwe, ubundi rero mukaka umujyi uruhushya. Mwaka umujyi mugiye kubikoreramo, mubanza kuwaka uruhushya, kubera ko muba mugomba gukodesha ahantu hanini, sare, muba mugomba gufata ahantu hanini, cyangwa se wenda mugafata hanze akaba ariho mubikorera. Bigenda bite rero? Ubundi buri mudamu afite ibintu bye mu rugo. Uba ufite imyenda utajya wambara, uba ufite amakanzu wambaye rimwe mu bukwe bwa kanaka ukaba udashaka kuzongera kuyasubiramo, uba ufite amaherena, uba ufite za nkweto wambaye rimwe cyangwa zabaye ndende ukaba utacyambara inkweto ndende, uba ufite ibintu nyine mu rugo udashaka gutanga, udashaka guha abandi bantu, utanashaka wowe ubwawe kugira, yenda warabyambaye rimwe bimeze nk'aho ari bishyashya. Ariko nk'uko nawe babwiye, ikintu cyavuye mu iduka kiba cyataye agaciro, ntabwo biba bikibarirwa mu bintu bishyashya. Rero bya bintu byose murabifata mukabyegeranya. Ba badamu biyandikishije, ntabwo ari ibintu bikorwa mu kajagari. Ba badamu biyandikishije mufata bya bintu byose mukabyegeranya. Buri mudamu akajya avuga article afite. Article ni ukuvuga iki? Article ni ukuvuga niba afite igikombe, niba afite igikombe, nangiye kukibereka ariko nsanga atari igikombe cyiza. Niba afite igikombe, niba afite ikiyiko, niba afite iki. Ariko akenshi niba mwavuze ngo imyenda, inkweto, ibintu bya bote, n'iki ibintu by'abagore mbese bindi bisanzwe, atari ibyo bintu by'ibikombe, ibiyiko, ibyo bintu ntabwo ubundi babizanamo. Ariko ça dépend uko abantu baba biyorganije. Ubundi rero ufata bya bintu, buri mudamu akajya afata article afite,
ubundi mukareba izo article zizagurishwa ari zingahe, mukandika amanimero. Kera umuntu wese yajyaga agenda agafata akameza, hano mu Budage niko twajya tubikora mbere, niko tubikora iyo tugiye mu bintu bita Frauen Bazar. Ubwo Frauen bivuga abagore, Bazar abari ibintu by'abagore, bacuruzamo ibintu by'abagore gusa, nta bindi bintu ubonamo yenda by'abagabo cyangwa icyoya, ntabyo ubonamo ibintu by'abagore gusa. N'abagore baba bazikoze bakagira kazanamo ibintu, amahereni utacyambara nabibabwiye, amabiju utacyambara, imyenda utacyambara, inkweto utacyambara, amaparufe yasigaye y'ibice, amaparufe udakunda yenda abantu baguhayemo amakado, byose murabizana mukabibara, noneho mukagira ubundi murabizana nako hano, ubundi murabizana mukabicuruza, buri muntu wese akagurisha ibye. Ariko hari yindi Bazar mperutse kujyamo y'abana, nabonye barabikoze neza, kubera ko abantu baraza bose bagashyira ibintu hamwe, ari abantu baziranye, buri muntu wese akaba azibye, noneho mugakora amanimero, noneho chaque femme, buri mugore wese afata nimero akurikije ibintu bye. Niba ufite article 10, niba ufite amakanzu 2 n'ibiki bitatu yenda bikaba ari 5, ukaba ufite imiguru 5 y'inkweto n'iki, ukaba ufite article 10, bakaguha nimero 10. Izo nimero zawe bakazandika uko wazifashe, niba ari nimero 20 bakandikaho yenda Claudine, nimero 5 Claudine, nimero kangahe Claudine. Ubwo ibyo bintu nabyo uje gucuruza bakabyomekaho za nimero. Impamvu ndimo kubabwira iyo metode ya nimero nuko mbizi abantu turanenana, abantu ushobora kubona ko kanaka ari uri gucuruza ibintu ukavuga uti ngiye ibintu bya kanaka ntabyo nagura, kandi yenda icyo kintu uragikeneye, ariko ukavuga ati ibintu bya kanaka ngiye sinabigura. Pour éviter ça, kugira ngo mwevite ibyo bintu byo kuvuga ngo ibi bintu ni ibya kanaka ntabwo nabigura, iki kintu ni icya kanaka ntabwo nakigura, ibyo bintu mubishyiraho amanimero, mukabishyiraho n'ibiciro. Buri kintu cyose kiba gifite nimero, kiba gifite n'ibiciro. Buri muntu wese waje kugurisha akamenya nimero z'ibintu bye, akamenya na nimero z'inuza z'ibiciro. Iyo mugurishije, abantu baba bari kuri reception bakira amafaranga, mwashatse abantu bakira amafaranga, mugashaka n'abandi bazajya gucuruza, harimo muri abo bagurishije cyangwa batanarimo, mugashaka abantu bazajya gucuruza. Noneho buri gihe mwandika nimero y'ikintu cyagurishijwe, ubu nimero murongera munyere mukabufata. Iyo ikintu mukiguze mucaho ka nimero mukakabika, ubwo nyiri iyo nimero aba yiyizi, namwe mumuzi, biba byanditse, akazamenya yuko ikintu cye cyagurishijwe, noneho amafaranga ye mukayamuha. Nimba hari ayo yenda mwagennye muri bushyire mu ntuza muri boîte, yenda muzakoresha ikindi kintu cyangwa muzafashisha ikindi kintu cyangwa muzaha umujyi, ibyo nibyo aba ari ibya nyine mukabyumvikanaho, ibintu bigacuruzwa gutyo. Noneho rero abo bantu ba nyirabyo haba hari n'abandi aho ngaho bacuruza, muba mwazanye n'ibindi bintu, amagato, amagofre, amakrepe, amandazi, utundi tuntu two ku ruhande muri bucuruze, mukaza mukadushyira aho ngaho, nabyo mukabikora, mugakora ameza n'ahantu abantu bazicara, bazajya bicara. Noneho abantu bakaza bakazenguruka aho ngaho nk'uko biba bimeze muri exposition, mwarangiza mukicara aho ngaho mukaganira, abadamu bakicara aho ngaho bakaganira, bakamenyana, bakajya gute, mukabyorganiza nyine mu buryo buri très intéressant. Ibyo bintu rero ndababwiye ni ibintu byiza cyane, narabikunze, nanjye maze kujya gucuruza y'inshuro 2 maze kujya gucuruza y'inshuro 2 kubera ko abakobwa banjye barimutse, basiga ibintu byinshi mu nzu, basiga ibintu byinshi, basiga ibintu byabo, imyenda, basiga amabiju, basiga ibiki byose. Ndareba byandi byacu by'abirabura, ndavuga nti ibintu ntabyo ntago nabita. Bimwe nasangaga ni ibintu batigeze banapfunyukura, bagiye bagura muri za Alibaba, bagiye bagura muri za Shein, bagiye bagura ahantu henshi batarigeze babifungura, byose ngafata nkajyana aho ngaho muri izo ntuza z'abagore, muri izo rassemblement z'abagore, nkagenda nkagira nyine nkabigurisha.